episode 274 sibyo ari umaze gufatwa arafashwe maze ndebe sasa barakwereka ari hano muri Pandagare nuko tuyitangiye episode 274 akagenda yibuka ukuntu umuryango wamukinnye bigira nkaho ngo bamushyigikiye ko bari gufasha Gudani barabinkoze इसका मुंह काला करेंगे akibuka ibyo Duruga na Axime bari bamukoreye rebe yitegeza na afande umutwaye kuri station ya polisi witonde urebe ari hano yambaye ipingo antara yambaye ipingo yitegereza imbunda ya afande nayo imbunda ya afande buriya nta kintu umuntu yayibyazamo umusaruro atangira kwitatswa urebe ये क्या हो गया इसको सर ये afande do arahwereye ahita yihwereshwa urebe agarika imodoka we पहले इसे कुछ नहीं होना चाहिए nta kintu kigomba kuba mu gihe bataratanga ikirego batarafungura dosiye bigenze bitera arahwereye umukangure bana umukangure ibyo bintu atangiye kuzana n'ibiki ahita afata imbunda ya afande urebe sohoke urimo akureba iki sohoka mwese hanze urebe polisi niba batorezwa hehe simbizi kumbi hari irindi bandi ryafashe imbunda itafatana umupolisi kazi subira inyuma navuze ngo musubire inyuma cyangwa ndarahira kumanda murasa subira inyuma shyira imbunda yawe hasi mwese nako kumbi uyu nawe ni umwafande abafande bamu winde eje muri filimi batorezwa hewe वाले की कन्फर्टी और मैं बच के नहीं जाऊंगी रियली यू लॉस्ट इट tekeza ko ntacikara warasaze hari urebe ese ibite afata imbunda we bamurasa ku kuguru nakubwiye ngo ntagire ikintu cy'ubugoryi mukora ariko ubundi mwarasazera mutekereza ko mwakora ibyo mushaka byose mutumye murasa arakomeretse polisi muri filimi sinzi impamvu bamubona wagira ngo baturutse ikosi bahita babambika गुड्डन की लव स्टोरी को मुझे बर्बाद genda shaka kwangiza inkuru y'urukundo ya Gudani nakshati nagerageza umpagarika baraza kuba ashaka gupfa पूरी होगी गुड्डन navuze ibyo ndi bushobore gukora Gudani ngomba gukora ibishoboka byose irangira ryawe rikarangirana nanjye kabari ushyiraho irangira rye mu rugo urabona ko ibintu byongeye kugaruka bitekero hari waje gutera bite बहुत समय बाद nyuma y'igihe kirekire इस घर में शांति urabona ko amahoro agarutse muri iyi nzu no kumwenyura ku maso hawe akshati wende kubibona मेरी नहीं हमारी urani Gudani wacu ntabwo ari wawe gusa tuzamudutwara di umunsi rero फ्रूट कस्टर्ड बनाने जा रहा हूँ mbonye gutegurira imbuto za Gudani और zakunda अपनी पत्नी की सेवा भी नहीं की तो सोचा क्यों ना आज ही haciyeho igihe kirekire ntatuma umugore wanjye yumva nk'udasanzwe ना मीठा कस्टर्ड बनाऊंगा ना कि वो उसे खाकर nyuma yo kubirya तेरा प्यार उसे महसूस हो araza kumva kunzwe sijya ibintu washaka kumbwira cyane rwose mama माँ गुड्डन की आंखों में प्यार तो मुझे आज भी नजर आता है kandi mbona urukundo rwa Gudani mu maso buri munsi ये दूरियां आ गई हैं ndetse ntekereza ko ibibazo byose bidutandukanya nabyo bigomba kuvaho vuba ahangaha क्यों थोड़ा rimwe na rimwe अच्छा लगता है numva mfite ubwoba अच्छा है ni byiza ahubwo ko ufite ubwoba naho ubundi rero हक समझ बैठता है umuntu yatangira gufata ibintu byose nk'aho byoroshye akabica amazi ये होगा ndabizi hari ibintu biri buse kuba hagati yawe na Gudani ये ना ये kano kanya bwo antara yavuye mu buzima bwanyu तुम दोनों से ibibazo byose bihari yagiye ateza mugomba kubikuraho nta kibi kigomba kubagwirira icyo batazi icyo kibi n'ubundi kiri mu nzira kigiye kugaruka hano मीठा कस्टर्ड ही बनाना nanjye kuri izo mbuto ugomba kumaho ni mukecuru अब जैसा मैं कह रही हूँ mwitware neza rero अच्छे बच्चों के kandi mukore ibishoboka byose mube mwakurikiye amabwiriza yanjye हथकड़ियाँ लेकर आओ जितनी भी ऐसा genda uzanire amapingu se nyine genda uzanire amapingu da
ibaza ariko umunyabyaha umwe mu bapolisi bangahe सब agiye kubatesha umutwe mwese mwambikana amapingu ngaho mwambikana amapingu se nyine ehehe rebe Antara asa hejuru mu kirere keretse rimanutse reka mumanukira nibwo twabyemera neza ko arashe mu kirere mumfate nkaho ndi seriye mugire vuba afande none ufite inyenyeri we akabantu baranatinyuka रुक जाओ मैं कह रहा हूँ हिलना मत अपनी जगह से सुना mwanyumvise mwigira inyuma ahita ashimuta panda gare y'abandi ashimuta imodoka y'abandi मेरे फोन निकाल ahita ura telefone mu mufuka wanjye we kandi mbonye umwafande ufite inda we nigo headquarter Antara yacitse iki देख गुडन Gudani reba इन्हें तेरे लिए क्या बनाया है umugabo wawe dore hari ikintu yaguteguriye फ्रूट कस्टर्ड बनाया तुम्हारे लिए mbone namaze kugukora fruit custard nizere kuri buse kwikunda jyaho wumve di ntangije rebe atangira kuryana mu buryo bwo kugira ngo barebe ko batsindira umutima we none se biraryoshye Mr. Gendari we एक परफेक्ट शेफ का परफेक्ट कस्टर्ड bo ntabwo naba mvuze amakosa ndamutse mvuze yuko umutetsi mwiza azi no gutegura custard nziza बिल्कुल ऐसा n'ubundi birigaragaza हमारे लिए इतनी मेहनत की wakoze kuba wayinkoreye urabibona मैं कहती थी sinari nabikubwiye yuko मैं सब ibintu hagati yanyu mwembi birusa kugenda neza wari uhangayikishijwe n'ubusa rero जिंदगी की ibibazo byose wamaze kubikura mu nzira अब अपनी जिंदगी को rero शुरुआत ibibazo byamaze kurangira के लिए mugomba kugira intango nshyashya जल्दी से दादी बना दो ahubwo mugomba gupanga uburyo mugomba kuba umwuzukuru noneho wa nyawe apana ibintu byo kuza ngo yagize iki atubeshya sha ndashaka noneho ibya nyabyo मैं और इंतजार नहीं कर सकती जब माँ इट्स ओके nta kibazo ariko mama tuza rwose माँ जी नई शुरुआत तो होगी ndabizi hari intangiriro nshyashya tugiye kurema जैसे आप चाहते हैं ariko apana mu buryo ushaka wumve ukuntu Gudani ari kubabwira नई शुरुआत mu buryo bwo kugira ngo tube twarema iryo tangiriro rishyashya ngomba kuva muri iyi nzu ngwiki हमें घर छोड़कर जाना ही होगा ngomba gusohoka muri iyi nzu ngomba gusohoka muri iyi nzu पर क्यों गुड्डन kubera iki Gudani अब क्या तकलीफ है तुम दोनों के बीच में ese ni ikihe kibazo mufitanye mwembi देखिए ibintu uko biri kugenda neza reba Gudani nyine ndabyemera तेरे साथ ko twakurenganyije twagufashe nabi के लिए ariko byibura से मुझे ikosa rimwe ntabwo ryatuma uduta बस ndakwinginze और दे दे बेटा ni ukuri duha andi mahirwe और अपनी माँ को uyahe akishati hamwe nanjye ni ukuri nyizera कर देंगे बेटा ibintu byose ndaza kubishyira ku murongo kandi biraza kugenda neza sibyo माँ जी mabukwe हमारे और जिंदल साहब के बीच तय हुआ nicyo ariko Mr. Gendari nanjye twafashemo umwanzuro ngwiki भी कहती है ना iteko uruvuga yuko हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए miriwari yamenetse tuba tugomba kuyikuraho जब हम टूटे हुए शीशे के साथ नहीं रह सकते tukazana miriwari imeze neza kubera ko turamutse tugumanye iyo miriwari yamenetse टूटे हुए भरोसे के साथ कैसे जी सकते हैं ntabwo byaba ibyo rero ni gute nakomeza kubana nawe kandi hari icyizere cyangiritse इन्होंने माँ जी हमारा yangije icyizere cyanjye mabukwe rero ubwo urumva जिसे तोड़ने में n'urukundo rwanjye nawe ntabwo rugishoboka क्या गारंटी है कि फिर से ऐसा कभी नहीं yabikoze inshuro ebyiri होगा yazongera kubikora ntawamenya हमारे बीच नहीं आएगा माँ जी ahari wenda ashobora kuzareka undi muntu akaza akitambika hagati yanjye nawe आना चाहिए Mr. Gendari we urabizi aho kugira ngo ukore custard चाहिए थी wakaba uri kunkorera kiciti क्या रिश्ता खिचड़ी की तरह ही तो है kubera ko n'ubundi umubano wacu niko umeze sha waranduye urimo akavuyo Mr. Gendari w'umukire मिडिल क्लास कुत्तन ngenda umukobwa uri aho ngaho uciriritse ni इंटेलिजेंट umutetsi mwiza ni umunyabwenge ये कैसे ngenda aho ngaho ndi umuntu ufite ubwana bwinshi ubucucu bwinshi लगा था कि umva numvise nyuze mu bihagije का फासला कम हो ku जाए buryo noneho imyaka iri hagati yanjye nawe ari myinshi dutandukanya n'ukuntu n'urukundo rwacu bimeze niba nibeshya rero ntabwo nabasha kubikora
ntabwo nabasha kubikora हमारी आदतें बहुत अलग हैं जिंदगी ibitekerezo byacu ibyo twari dusanzwe tubayeho biratandukanye nakoze ibishoboka byose ariko ntabwo nabikora हमें समझने की कोशिश कीजिए gerageza unyumve rega केगा मत ni ukuri rwose ntumuhagarike hey rebe bashaka kugenda rebe ako kanya ugiye kubonabona naruzanye ibikapu bya Godani da ibikapu bya Godani yamaze kubipakira ehehe nga uyese yitambika mu nzira oya ntabwo nakwemera ko ari ahantu ujya urumva uyu nibwo ahise aryama hasi urebe ntabwo ugomba kugenda क्या हुआ bigenze bite रुक क्यों गई kuki uhagaze genda चल तो मेरे दिल को और शांत कर लो अपने गुस्से को तुम जाओ mujinya wumva wifitemo urekure क्या कर रहे हैं जिंदा साहब urimo urakureba iki Mr. Gendari we बिल्कुल नहीं haguruka oya भगवान शिव अपनी पत्नी को इस तरह मना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं atangira kumuha ingero za zamana zabo ukuntu ngo imwe y'ingenzi yayo गुडन में जाना nanjye ntabwo ndi bukureka ngo uva ngaha बहुत गलतियां की ndabizi ko nagukoshereje nakoze amakosa menshi मैं तुम्हें नहीं niba ushaka gusohoka mu nzu rero sindi buguhagarike ariko sindi buve na hano urumva ntabwo ndi buve hano उठिए जिंदल साहब haguruka Mr. Gendari we जाऊंगा यहाँ से oya ने कहा ntabwo ndi buve hano nakubwiye ngo haguruka नहीं गुडन haguruka oya Godani haguruka Gendari we ndaranga nimba ushaka kugenda nanjye ntabwo ndi buve aha ngaha ntabwo ndi buve hano urebe पाप लगे हमें अगर आप पर पाँव रख कर जाएं तो ndamutse nkukandagiyeho cyangwa nkakurenga imana yamana रहे जिंदल साहब ndabizi yuko ufite imbamutima nyinshi ariko ntibibagirwe diru dufitanye ese waba waribagiwe ko twembi babiri twumvikanye घर को छोड़कर चले जाएंगे sinari narakubwiye yuko umunsi natsinze antara nzahita nsohoka muri ino nzu ibyo bintu ntabwo nabikubwiye को माफ जरूर किया था हमने narakubabariye को और आपके प्यार ariko अपनी जिंदगी में भी ntabwo nakwemera n'urukundo rwawe umfitiye Mr. Gendari we ibyo byo urabizi neza cyane ntabwo mbikurusha बहुत कोशिश की जिंदल साहब ndananiwe naragerageje ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko twatsinda जंग चलती है nagerageje no kugira ngo umutima wanjye ubyemere हम हमेशा ariko igihe cyose byaranze आएगा हमसे जिंदल साहब ntabwo nabasha kwikura Mr. Gendari we मैं स्वीकार njyewe Godani ntabwo nabasha कुत्तन से ना हो पाएगा kukwemera nk'umugabo wanjye karabaye मजबूर पे मत कीजिए rero ntumatirize क्या है ना जिंदल साहब urabibona प्यार प्यार से होता ntabwo ahatiriza umuntu kugukunda होती है ना rero uramutse ubikoze gutyo byarangira ukoze amakosa आपने पूरी कोशिश की wakoze ibishoboka byose और अब बात सिर्फ प्यार की nta kintu wasize inyuma नहीं है ariko ubu kano kanya ni iby'urukundo हमारे ये ndetse n'ibibazo आपके साथ रहने की rero ku byabaye byose ntabwo nakomeza kubana nawe ngaho ibi ni iki मतलब urabizi शादी है ना एक साइकिल की तरह होती है urushako rumeze nk'uruziga ndabyumva कार की तरह नहीं कि बटन दबाया और फिर ntabwo ari bya bintu byo kuri mu modoka zihenze और पत्नी umugabo n'umugore उस साइकिल के दो पहिए होते हैं bameze nk'ibiziga bibiri nk'amapine abiri जिनका साथ में एक रफ्तार से चलना बहुत जरूरी है जिंदल साहब पर आप igomba gukorana kugira ngo habe hari balance ariko umugore wawe हम तो वहीं रुक गए थे जिंदल arimo arivuga yahisemo kuba yajya kure y'uru rushako हमें ना वो umunsi yahisemo kujya kure yawe ni igihe wahitagamo kunsiga ukisangira antara महान नहीं ntabwo ndenze nk'uko nawe urenze बैठे रहे कुछ नहीं भूले छोटे से छोटा दुख और बड़े से yaba nishimye cyangwa mbabaye बड़ी खुशी सब njyewe ntuma bimenyekana ntabwo meze nkawe कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है ना जिंदल iyo umuntu yangije icyizere cyanjे rero
महीने लगेंगे bishobora kuba bitwara amezi या फिर पूरी cyangwa n'imyaka cyangwa n'ubuzima bwanjye bwose kugira ngo nongere mwizere. Simbizi इसे हमारी एक और गलती समझकर माफ कर दीजिए ndetse ibi bintu bifate nk'aho ari ikosa umbabarire, और अब हमें जाने से मत रोकिए ariko rwose ntumuhagarike kutagenda. Ngomba kugenda, ngomba kujya iwacu. naba nawe afite iyajya nanjye mfite iwacu, ariko sinakina imikino nk'iyi ngiyi ngo urareba ngo ibiki n'ibiki. ehe bamufite iyo mujyi, reka agende n'ubundi akantu k'ubwana ntikaburamo. iyo umuntu agiye ugomba kumusezera. क्या किया जाता है rero nsezera और दुर्गा जी माँ जी को और इसे turuka we, संभालने की ni जिम्मेदारी inshingano zo kwita kuri nyokobukwe फिर से आप ndetse n'uyu muryango. bari kuvuga nyine mukecuru, ni inshingano ze. हम जानते हैं कि आपने काफी वजन घटा लिया है ndabizi yuko umaze gutakaza ibiro byinshi, ये आपके कंधे ariko ndabizi ko ushoboye और हम बहुत gufata izi nshingano zose अच्छे से जानते हैं ukazitwara ku bitugu byawe. ndakuzi neza, बखूबी हो पाए ndabizi ko uzabasha kubikora. बस आप सब लोग हमें प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा कर दीजिए ndashaka ko mwese munsezera ariko muri kumwenyura. ehehe rebe naragiye guda naragiye. uyu kujya gusohoka amufata ikiganza. rebe ndakwinginze niko, ndakwinginze rwose wigenda. guda yahisemo yuko nyuma yo gutsinda antara bari barabyumvikanye ngo azigendera. none icyo yari yamubwiye agishyize mu bikorwa. antara twamaze kumutsinda, ariko nyine ibyo twumvikanye ngomba kubikora. afite yajya sha nagenda. bamenya nanjye namenya guteranya abantu. kera najyaga nteranya abana ku mugezi. afite yajya sha rebe danaragiye. imiryango urabyumva ni ugusigara mu marira. ariko nubwo mvuga ntabwo nishimye. ako kanya bagiye kwibuka wa mwaka ngo babavumye. शैतान का साया koko rwose antara yavunnye uyu muryango. लेकिन आज भी उसके uyu muvumo ugomba kujya kure y'abana banjye. के रिश्तों के बीच में खड़ी n'ubundi ibyo yakoze biracyari kugira ingaruka kuri uyu muryango. abantu bizera mu mivumo rero ndabasuhuje, mumeze mute? मेरे घर की ibintu biragenda neza. मैं घर की लश isoko y'ibyishimo byacu, amahirwe yacu, ishema ryacu, byose babifumye. चला गया byose byasohotse muri iyi nzu byagiye. guda n'ubundi watwihera agasho birangiye agiye da. atagenda shati yaje hano ntabwo ari kubyumva. ऐसे खाना ना खाने से, अंधेरे में बैठने से कुछ नहीं kuba utari kurya kwicara mu mwijima होगा। जो होना nta kintu biri buze kukumarira, nta n'itandukaniro byasiga. सिर्फ और nuko yagiye ये सब आप kandi ni wowe wabiteye. yatangira kumusumbuha. अपने जीवन tangira kumumenyera. रोक ही नहीं पाए जी, ibaze niba utatuma gudani agumana nawe, क्योंकि शायद आपने उतनी शिद्दत से ahari wenda nuko utigeze umukunda. iki ni icyo utangiye kuvuga, जी kuko nyine iyo ukunda umuntu by'ukuri वो हिम्मत दिखाते हैं, imbaraga urazigaragaza, तरह ऐसे अंधेरे में। ntabwo wicara gutyo gusa nk'ikigwari. मैं आपसे डरती नहीं हूँ जी, njye ntabwo ngufitiye ubwoba AJ, करती हूँ आप। ndakubaha urabizi. अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी। nagira icyo uvuga ndaza gutuza, लग रहा होगा ना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ, ariko ushobora kuba uri gutekereza ko ndi kukubahuka. oya, जो सच है ndi kugerageza gutuma रही हूँ आपको, umenya ukuri. icyo kintu ndi gukora, माने कदम कदम पर ndetse kuri inshuro mabukwe के लिए दिखाया, yabigaragaje nk'uko n'ubundi yahoraga bigaragaza yuko gukunda, उनसे दूर चले गए। ariko n'undi we wakomeje gukora ibintu bica intege rwa rukundo. गुड्डन सासू माँ को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। ibyo bintu byanatumye mabukwe ava muri inzu akagenda. इस घर की बहू है, सास niwe mabukwe wacu, niwe mukazana, niwe mugore wawe. कहते हैं ना,
iteka ntibavugaga yuko कोई nta mugore muri uyu muryango इस घर से बाहर नहीं जा uzasohoka muri iyi nzu ababaye cyangwa yubahutswe. उन्हें कैसे जाने none ni gute wamureka akagenda kuki utamuhagaritse? Hey, rebe ni ukubera iki utamuhagaritse? जी nkubwise ukuri rero सुमा के लिए कभी कुछ करी nta kintu kimwe wigeze ukorera amabukwe. njyewe nkunda gudani. प्यार है ndamukunda cyane rekera aho ngaho kumenyera we. साबित करने के लिए की वैलिडेशन की जरूरत rero ntabwo nshaka ko hari undi muntu ubanza kubyemera. urabyumva neza? बस आपका यही गुस्सा देखना था मुझे nashakaga yuko urakara. बातें मैं इसलिए कर रही niyo mpamvu navuze ibi byose. हूँ उससे मैं प्यार iyo warakaye छुपा हुआ है kandi urakajwe n'urukundo, गुड्डन सासू माँ को rero urwo rukundo genda urugaragarize mabukwe. कि आपके जीवन में उनका क्या ugenda umubwira ukuntu uri ingenzi, ushaka ibikora ibishoboka byose उनकी जगह umugarure. उनके मायके में नहीं है इस घर में है आपके जीवन में है उन्हें akwiye kuba ari kumwe nawe. इस घर में वापस ले आइए genda wiyunge nawe umugarure mu rugo. हाँ जी ndakwinginze rwose. yego AJ. और इस काम को करने के लिए आपकी बहू है आपके साथ ndabizi ndakwemera yuko abakazana bawe turi buze kugufasha kugira ngo mabukwe turebe ko yagaruka mu rugo, गृह प्रवेश करेंगे kandi ndabizi tuzamuha ikaze. मिस्टर ako kanya hari uwazanye amakuru. जी इंस्पेक्टर व्हाट हैपेंड yego afande bimeze bite byagenze bite? घायल करके umva antara yakomerekeje umupolisi wacu aranacika. bakiri gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo ngo urareba ngo buriya bakira amakuru yuko antara yacitse. reka tugire tuyisoreze hano, reka nze dukomeza n'izindi epizode. ese biraza kugenda bite?